ikiremwa muntu niyo utakirimbura ubwacyo cyakirimbura. Reba iyi myambarire y'uyu mukobwa, aratuje arizihiwe, umva ari kumva ameze neza, kandi mu by'ukuri yambaye ubusa, namwe murabibona. Ni ukuvuga ngo ikiremwa muntu niyo utakirimbura ubwacyo cyakirimbura. Iyi ngiyi ni inama iba yarakozwe kugira ngo iyi myambarire ngiyi ngiyi ijye hanze, ariko mujye mwitonda. Aha nawe tekereza, ufite umwana w'umukobwa waramubyaye, umutwita amezi 9, ugende wigengesera kugira ngo atangirika, noneho umwana aravutse, umuteruye ngutundi duhinja twose, uramwishimiye ati warabyaye, wajya kubona ukabona umwana wawe mu myaka nga 25, uyu mukobwa urareba ni mukuru, ari mu myaka nga 25, wajya kureba ugasanga umwana wawe noneho ari kugenda yabonuje mu muhanda, yambaye ibisa n'ubusa ngarambaye. Ahangaha ni hahandi umubyeyi avuga ati napfushije uhagaritse, nako napfushije uhagaze. Rimwe na rimwe bikaba byakubabaza cyane, bikaba byagutera no kwiyahura, kuko iyo yambaye ubusa gutya, uri umugore nyine, ni wowe aba yambitse ubusa. Noneho iyo nawe ubaye umeze utya nyine, ni ukuvuga ngo iba yarabyaye uko ibyagera. Namwe murabyumva. Ahangaha rero ikintu kigaragaza umuntu ufite ubwenge ni uko ashobora kubasoma yarize, yarashoje, ashobora kubasoma ibitabo byinshi, akaba yarayobeye no kuri Bibiliya nayo nibura agasomaho. Abaye yarasomye kuri Bibiliya ntabwo iyi myambaro yayambara, kuko ari amagambo nasomye muri Timoteyo avuga ngo abagore namwe ndimugakora ibi ngibi, ndimukambara imyenda imeze utya, mujye mwambara imyenda ibakwiriye, ndimukambara imyenda y'igiciro cyinshi. Nyine iyi myenda ubona guke nyine asa ngaho yambaye ubusa, ubwaye nahenze kurusha imyenda mizima. Ati mujye mwambara imyenda ibakwiye, ntimukirimbishe imaragarita, yano masaro bambara mu majosi, ndetse ndimugasuka imisatsi, ndimukaboye imisatsi. Ibyo ngibyo byose barabibuzwa. Ati muzakizwa igihe muzaba muri kubyara, nimurangwa n'urukundo, mukagira ituze. Ibyo ngibyo nyine ni uko nguko bimeze. Ariko reba uyu muntu kweri, uyu muntu umwitegereze, none umbwire mu mutwe uburyo aba yambaye. Gucya nyine arambaye, noneho tekereza mu mutwe uburyo yambaye. Murakoze cyane. Iyi video ushobora kuyisangiza abandi, ndetse nawe ukagira n'icyo ubabwira, ukababwira ati bino bintu ntabwo bikwiriye.